Uyu ni Natasha Sediraje Teme. Reka dutangire. Bantu mutegereje akarembo ko mu gifaransa ni King Mars ubaho ubusobanuro bwa nyabwo. Iyo utangiye kureba amajoro y'ubwigunge yo kubura urukundo bije kwica inzozi zawe, buri munsi wumva umujinya uzamuka, umutima wawe wari waragusezeranyije ukwezi, none urakubonye. Ninde wakuriye utavuze ijambo ndagukunda maze agahindura byose mu mitsi ye? Ninde wabona uko yifata n'urukundo rwose dusigaranye? Ninde wakanguka nta muntu yigeze mu nzozi ze? Reka umutima wawe yisanzure, burya gukura Sediraje Teme ni ukuvuga ndagukunda. Wamaze igihe kinini ubikiye agahinda kawe, ariko igitondo kimwe urashyize urabyuka. Urukundo rwaguhaye ubuzima ruragarutse, umutima wawe waragusezeranyije ukwezi, none urakubonye. Ninde wakura atavuze ijambo ndagukunda maze agahindura byose mu mitsi ye? Ninde wabona uko yifata n'urukundo rwose dusigaranye? Ninde wakanguka nta muntu yigeze mu nzozi ze? Reka umutima wawe wisanzure, burya gukura Sediraje Teme ni ukuvuga ijambo ndagukunda. Ariko ugomba kugumana icyizere cy'ibitondo, aho byose bitangirira, aho byose bitangirira, aho byose bitangirira. Ninde wakura atavuze ijambo ndagukunda maze agahindura byose mu mitsi ye? Ninde wabona uko yifata n'urukundo rwose dusigaranye? Ninde wakanguka mu nzozi ze nta muntu yigeze? Reka umutima wawe wisanzure, burya gukura. Ninde wakura atavuze ijambo ndagukunda maze agahindura byose mu mitsi? Ninde wabona uko yifata n'urukundo rwose dusigaranye? Ninde wakanguka nta muntu yigeze mu nzozi ze? Reka umutima wawe wisanzure, burya gukura, burya gukura Sediraje Teme ni ukuvuga ijambo ndagukunda. Ni ukuvuga ijambo ndagukunda, ni ukuvuga ijambo ndagukunda. Ni King Mars, umusobanuzi wa nyawe.